ijambo ry'Imana rigaragaza ko umuntu yabaye umunyabyaha nyine kubera Adamu akimara gukora icyaha, natwe twahise tuba abanyabyaha mu maso y'Imana. Zaburi ya 51 umurongo wa 7 ko umuntu aremanwe ubunyacyaha, umuntu yavukanye gukiranirwa, ndetse mu by'ukuri naho umuntu yavukiye. Ndetse ikindi navuga, ntabwo umuntu aba umunyabyaha mu by'ukuri akuze atari yakora icyo yitawe icyaha, n'ubundi abasanzwe ari umunyabyaha mu maso y'Imana, ndetse wakatiwe urwo kurimbuka. Muri Kristo Imana yiyunze natwe mu by'ukuri ntiyabikitwaraho ibicumuro byacu, ndetse ivuga ko ku murongo wa 21 hakavuga ko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Subiye haruguru gatoya, abantu benshi batekereza ko kwiyunga n'Imana ari ukuyisaba imbabazi. Ntabwo kwiyunga n'Imana ari ukuyisaba imbabazi, nta nubwo kwiyunga n'Imana ari ugusanga padiri ugasaba penetensiyo, nta nubwo kwiyunga n'Imana ari ukubwira mugenzi wawe ibyaha wakoze. Ibyo si byo byitwa kwiyunga n'Imana. Ubwiyunge Imana yakoze ku nyoko muntu, kuri njyewe ndetse nawe, nuko yemeye gutanga Yesu. Yamara gutanga Yesu agapfa urupfu njyewe nagombaga gupfa, kuko yari amaze gushyirwaho ibyaha byacu. Dore ko Imana yari yavuze ko ibihembo ndetse by'ibyaha ari urupfu. Nicyo gihembo nge nawe twari twemerewe, nicyo gihembo umunyabyaha yari yemerewe, nta kindi usibye gupfa akarimbuka akajya mu muriro utazima. Hanyuma Imana byasabye kwimukiza, ariko ikamukiza yiyunze nawe. Ariko ikiyunga nawe mu buhe buryo? Mu by'ukuri ikiyunga nawe ari uko ifashe Yesu umwana wayo, we utarigeze kumenya icyaha, ikamushyiraho ubunyabyaha bwanjye, ikamushyiraho ubunyabyaha bwawe ndetse bwose, hanyuma agapfa apfuye mu cyimbo cyanjye, hanyuma ubukiranutsi bwa Kristo Yesu bukaza bukabarwa kuri wowe. Bibiliya niko ivuga ijambo ry'Imana, kutigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke ugukiranuka kw'Imana. Kwiye kwizera mu by'ukuri ko wowe gukiranuka kwawe kudashobora kuguhesha kwinjira mu bwami bw'Imana, ko hari ugukiranuka Imana yatanze ari we Yesu Kristo. Ukwiye kwizera icyo gikorwa cyakozwe ukabibarwaho, wabibarwaho ukitwa umukiranutsi mu maso y'Imana, ndetse na ukajya ugenda ufite ibyiringiro, ufite ubugingo, ufite ijuru utabishidikanyaho, atari uko wagiye masengesho menshi, atari uko wagiye kizabonwa n'akanyarira no ku yindi misozi abantu bajyaho baruhiyeho, hanyuma mu by'ukuri ukizera agakiza ko ibyaha byawe wabibabariwe binyuze mu maraso ya Kristo Yesu yamenetse ku musaraba Golgotha. Ubyiringire, ubyizere, kuko ijambo ry'Imana rirabivuga mu Baheburayo igice cyaho cya 10 murongo ndetse wa 10, havuga ko uko gushaka kw'Imana ariko kwatumye twezwa. Icyo Imana yashakaga kwari kugira ngo twezwe, kwari kugira ngo tubabarirwe. Gushaka kw'Imana kwari kugira ngo twezwe, tubiheshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka ryose. Amaraso ya Kristo Yesu yaramenetse, ameneka rimwe. Ndetse icyo Imana yashakaga, ntabwo yashakaga kutunga amataje n'amataje, ntabwo yashakaga kutunga amadege, ntabwo yashakaga wiga amashuri atabarika, nubwo nabyo kubyiga ari byiza, ariko icyo Imana no gukora ibyo bikaba ari byiza. Ariko icyo Imana yashakaga kugukuraho ibyaha byawe, yashakaga kubabarirwa ibyaha byawe, ntuzarimbuke ukajya mu bwami bwo mu ijuru. Turabasuhuje mwebwe abakurikirana ibiganiro ku rubuga rwacu Ijuru Ntirikorerwa TV. Uyu munsi tunejejwe no kongera kandi kubaganiriza, ndetse kandi turabakunda mu by'ukuri kuko mukunda gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Amazina yanjye nitwa Musabyimana Joseph Mugisha. Nanjye ndakijijwe, narakijijwe, nakiriye umwami Yesu, namenye ukuri, namenye inzira nyayo y'agakiza ihesha abantu ubugingo buhoraho. Ubwo mperuka twaganiriye ku bigendanye nuko abantu benshi bazi
kwesikoroka babwira abantu iby'inzira y'agakiza ariko itariyo. Ariko kandi nanjye niko nahoze mu by'ukuri, ntabwo nari nzi umwami Yesu, nubwo nibwiraga ko muzi, kandi nubwo nibwiraga ko uwo mvuga ari we, ariko mu by'ukuri ntawe nari mfite, kuko nanjye mu mutima wanjye hagendaga harangwamwo n'ubwoba ndetse ntafite ibyiringiro by'ubugingo, numva igihe cyose napira narimbuka, nkajya numva igihe Yesu yagarukira ntabona ubugingo, ntabona ijuru. Kandi nabaga mu idini ndetse ndi umuhanuzi muri babandi bose bahanura bavuga ngo Imana iravuze, bagahanurira mu butayu, bakajya mu mazi, mpanurira abantu, nigisha abantu, ariko nkabigisha ibitari ukuri. Ariko nanjye mu by'ukuri ntabwo nari nzi ko atari ukuri, namenye ko atari ukuri igihe namenye neza noneho byuzuye Kristo, kandi bikarangwa n'amahoro ubu mfite mu mutima wanjye atemba nk'uruzi. Abantu benshi bagenda batekereza ko agakiza bakakavuga mu buryo bugiye butandukanye, bakavuga ko agakiza mu by'ukuri nyine ari ukureka ibyaha, ndetse kandi abandi bagatekereza ko rimwe na rimwe kureka ibyaha 100% ari byo bishobora guhesha umuntu ijuru, bikamuhesha ubugingo buhoraho. Abandi bagatekereza ko umuntu ashobora kugira ingeso nziza, ibyo bikaba byamuhesha ijuru, bikamuhesha ubugingo. Abandi bakavuga ko gutanga amaturo ndetse n'ibyacumi ibyo bishobora guhesha umuntu ubugingo buhoraho. Abandi bakavuga ko gusenga amasengesho menshi, bakajya mu butayu, bakajya mu mavumo, bakajya mu butayu bw'amazi n'ahandi henshi, bagenda berekera baruha, bibwira ko ariko gakiza gashobora kubahesha kwinjira mu bugingo buhoraho. Ndetse bakanahura n'abigisha babi, ndetse mu by'ukuri navuga rwose ntashidikanya ko baba barahamagawe na shitani, ariko bakababwira inzira itari inzira ya nyayo ihesha umuntu ubugingo buhoraho, atari agakiza mu by'ukuri nyakuri. Ariko nanjye maze kumenya agakiza ibyo ari byo, mu by'ukuri nanjye numvishije ngize inyota yo kugezaho abantu iyo nzira nziza y'umukiro, kugira ngo nabo babe bagirirwa ubuntu, bamenye umwami Yesu bakwiye gukurikira, kandi bakamwiringira mu by'ukuri, bakaba bafite ijuru mu babyiringiye kandi batabishidikanya. Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga hano mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, igice cyaho cya mbere ku murongo waho wa 77. Nshaka kuvuga agakiza mu by'ukuri akariko agakiza nyirizina kukuri gatandukanye n'akabantu bibwira, ndetse kadahura n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Hano haravuga ngo murongo wa 77 haravuga ngo no kumenyesha abantu be iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. Agakiza mu by'ukuri gahesha umuntu ubugingo buhoraho, ntabwo ari agakiza kitwa kureka ibyaha, ndetse nk'uko abantu benshi bagenda batekereza ko agakiza ari ukuba umuntu yakiranuka ku gato no ku kanini. Ariko mu by'ukuri ibyo ngibyo ntabwo bishoboka ko umuntu abishobora, kubera ko iyo urebye ijambo ry'Imana rigaragaza aho umuntu yabereye umunyabyaha, uko umuntu yabaye umunyabyaha, ko umuntu yabaye umunyabyaha mwivuko, kuko twese dukomoka ku muntu umwe witwa Adamu, ndetse Adamu niwe twese dukomokaho. Bibiliya ivuga ko mu rwandiko Paul yandikiye Abaroma igice cyaho cya 5 umurongo waho wa 18 havuga ko igicumuro cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gucirwaho iteka, cyatumye abantu bose bacirwaho iteka. Ariko nanone icyakozwe n'umuntu umwe ari we Yesu Kristo kigahesha abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo buhoraho. Ntabwo umuntu ashobora kwikiza bitewe nuko yaremanwe ubunyacyaha, ndetse akavuka yarakatiwe urwo kurimbuka, yarakatiwe gucirwaho iteka. Mu by'ukuri
ijambo ry'Imana rigaragaza ko umuntu yabaye umunyabyaha nyine kubera Adamu akimara gukora icyaha, natwe twahise tuba abanyabyaha mu maso y'Imana ndetse banakatiwe urwo kurimbuka. Ndetse yusomye ku murongo wa ruguru wa 14 naho hagaragaza ko icyaha cyakozwe n'umuntu umwe, ariko twese tukaba abanyabyaha kubera ko urupfu rugera ku bantu bose, kuko abantu bose bakoze ibyaha. Mu magambo makeya ndagira ngo nkubwire ko umuntu yari akwiriye agakiza bitewe n'inkomoko akomokamo y'icyaha, bitewe n'imiterere ya muntu. Ndetse Dawidi we yaravuze ngo aravuga ngo naremanwe gukiranirwa, ndetse kandi mu byaha nimo mama yambyariye. Ibyo yarabigaragaje muri Zaburi ya 51 umurongo wa 7 ko umuntu aremanwe ubunyacyaha, umuntu yavukanye gukiranirwa, ndetse mu by'ukuri naho umuntu yavukiye. Ndetse ikindi navuga, ntabwo umuntu aba umunyabyaha mu by'ukuri akuze atari yakora icyo yitawe icyaha, n'ubundi abasanzwe ari umunyabyaha mu maso y'Imana, ndetse wakatiwe urwo kurimbuka. Akeneye rero umukiza wo kumukiza, akeneye agakiza gatandukanye nako amadini atandukanye agenda avuga. Akeneye agakiza gakomoka ku wundi, ariwe Kristo Yesu, mu by'ukuri utarigeze kumenya icyaha, ariko Imana ikamuhindura kuba umunyabyaha ku bwacu. Bibiliya itubwiye ko agakiza ari ukumenya neza ko umuntu yababariwe ibyaha bye binyuze mu kumeneka kw'amaraso ya Kristo Yesu yamenekeye ku musaraba. Isoma ijambo ry'Imana rivuga y'agakiza kabonetse igihe amaraso ya Yesu yamenekaga ku musaraba. Muri Matayo igice cyaho cya 26 umurongo wa 28, yusomye amagambo Yesu yabwiye abigishwa be abahereza igaburo ryera. Yusomye umurongo waho wa 28 haravuga ngo kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bw'abenshi kugira ngo bababarirwe ibyaha byabo. Amaraso ya Kristo Yesu akimeneka ku musaraba, burya abanyabyaha twari tumaze kubabarirwa ibyaha byacu, agakiza kari kabonetse. Imana yari ibabariye inyoko muntu byuzuye, imubabaririye muri Kristo Yesu, kuko nta handi mu by'ukuri agakiza kari kubonekera usibye muri Yesu honyine gusa. Ijambo ry'Imana rigakomeza kuvuga ko umuntu mu by'ukuri amaraso ya Kristo Yesu ariyo yejeje umuntu byuzuye. Yisomye mu Bakorisayi igice cyaho cya mbere ku murongo wa 14 haravuga ngo niwe waducunguje amaraso ye kugira ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Amaraso ya Kristo Yesu niyo twacungujwe nayo, ubu akimara kumeneka ku musaraba, umunyabyaha nge nawe mu by'ukuri twari tumaze kubabarirwa ibyaha. Kandi izi mbabazi tuzibona bitanyuze mu kuzisaba undi muntu, bitanyuze no mu kuzisaba Imana, nk'uko abantu benshi mu madini birirwa babikora. Abantu benshi birirwa basabisha abantu imbabazi Imana, ndetse abandi bakajya no gusaba za penitensiya, bibwira ko ubwo ari bwo buryo bashobora kubabarirwa mu ibyaha byabo. Ariko ubwo si bwo buryo bwo kubabarirwa kw'ibyaha. Mu by'ukuri iyo ni imihango y'abantu bagiye bishyiriraho, ndetse bitwaje ijambo ry'Imana badasobanukiwe icyo rishatse kuvuga mu by'ukuri, kuko bidashoboka ko umunyabyaha ashobora kubabarira undi munyabyaha. Umunyabyaha yari akwiye kubabarirwa biciye ku wundi muntu utarigeze kumenya icyaha, Imana ikamuhindura kuba umunyabyaha. Imana yari ikwiye kudukuraho ibyaha byacu ikoresheje umwana wayo, kuko ari we wavutse mu buryo butandukanye nuko twebwe twavutse. Ivuko ryacu ryari ryangiritse, ivuko ryacu ari ribi ku rwego ijambo ry'Imana rivuga ko uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu gitwariro nta hazima n'ibisebe binuka bitigeze gukandwa, haba no kubobezwa ndetse n'amavuta. Urumva ko umuntu yari yangiritse, ndetse ukuntu umuntu yangiritse akaba yarangirikiye mu ivuko. Munyumve neza mu by'ukuri ko umuntu ntabwo aba umunyacyaha igihe akimara gukora icyaha, nabivuze, ahubwo umuntu atari yakora icyo yita icyaha, umuntu ataratukana, umuntu ataragira umujinya, umuntu atarasambana, umuntu atariba, n'ubundi yari asanzwe ari umunyabyaha, ndetse mu maso y'Imana
w'Imana wakatiwe urwo kurimbuka ukwiriye kujya mu muriro utazima. Nicyo gituma Imana byabaye ngombwa ko iduhereza umwana wayo, we akavuka mu buryo butandukanye nuko twebwe twavutse. Akavuka atavukanye kamere y'icyaha, dore ko kamere ari nacyo cyaha nyine mu maso y'Imana, kuko muri kamere muntu niho havamo kumenya ikibi, hakavamo no gukora ikiza mu by'ukuri. Hanyuma uko gukora ikiza no gukora ikibi, abantu benshi batekereza ko ibyiza byabo ari byo byatuma Imana ibemera bikabatsindishiriza mu maso yabo, ariko ntabwo bishoboka. Kuko impamvu bidashoboka nuko ikibi cy'umuntu n'ikiza cy'umuntu byose bikomoka ku cyaha aricyo cyitwa kamere. Ndetse kandi iyo kamere twayanduye igihe Adamu yamaraga gukora icyaha, muri twe hari hinjiyemo kamere, iyo kamere ndetse akaba ari nacyo cyaha. Ibindi byose twibonaho uko tugenda dukura n'imbuto zikomoka kuri ya kamere, ndetse ni nacyo gituma mu muntu adafite uburenganzira bwo gukora ibyiza 100%, yewe naho bakubwira ngo kora ibyiza 100% bakanagushyiriraho n'amafaranga, ntabwo wabishobora, wajya ushiduka hari n'ibibi wakoze. Ikindi kandi nicyo gituma umuntu adafite n'uburenganzira bwo gukora ibibi nanone 100%, kabone naho baguha uburenganzira bwo kwikorera ibibi gusa, nabwo ntabwo wabishobora, ahubwo wajya ushiduka wavanzemo n'ibyiza. Iyo miterere rero ikomoka kuri kamere. Nicyo gituma ibyiza bya muntu Imana itabyemera mu maso yayo, kuko biba biri gukomoka kuri rwa rubuto rukomoka muri kamere, ari rwo kamere, urwo rubuto rugakomokwaho n'ikibi ndetse n'ikiza. Umuntu rero yari akwiye agakiza, ndetse akwiriye kubabarirwa ibyaha bye, ndetse binyuze mu kumeneka kw'amaraso ya Kristo Yesu, kuko byasabaga ko aguranirwa. Imana ikadukuraho ubunyabyaha bwacu, ndetse ubunyabyaha bwacu ikabushyira kuri Kristo Yesu, akazira ibyaha byacu nk'uwakoze ibyaha, ariko natwe tugahabwa gukiranuka kwa Yesu nk'abakoze ibyo gukiranuka. Ijambo ry'Imana rirabivuga mu rwandiko Paulo yandikiye Abakorinto rwa 2 umurongo waho wa 10 ndetse n'8 umanutse ku mirongo yo hepfo, havuga ko muri Kristo Imana yiyunze natwe mu by'ukuri ntiyabikitwaraho ibicumuro byacu. Ndetse ivuga ko ku murongo wa 21 hakavuga ko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Subiye haruguru gatoya, abantu benshi batekereza ko kwiyunga n'Imana ari ukuyisaba imbabazi. Ntabwo kwiyunga n'Imana ari ukuyisaba imbabazi, nta nubwo kwiyunga n'Imana ari ugusanga padiri ugasaba penetensiyo, nta nubwo kwiyunga n'Imana ari ukubwira mugenzi wawe ibyaha wakoze. Ibyo si byo byitwa kwiyunga n'Imana. Ubwiyunge Imana yakoze ku nyoko muntu, kuri njyewe ndetse nawe, nuko yemeye gutanga Yesu. Yamara gutanga Yesu agapfa urupfu njyewe nagombaga gupfa, kuko yari amaze gushyirwaho ibyaha byacu. Dore ko Imana yari yavuze ko ibihembo ndetse by'ibyaha ari urupfu. Nicyo gihembo nge nawe twari twemerewe, nicyo gihembo umunyabyaha yari yemerewe, nta kindi usibye gupfa akarimbuka akajya mu muriro utazima. Hanyuma Imana byasabye kwimukiza, ariko ikamukiza yiyunze nawe. Ariko ikiyunga nawe mu buhe buryo? Mu by'ukuri ikiyunga nawe ukifashe Yesu umwana wayo, we utarigeze kumenya icyaha, ikamushyiraho ubunyabyaha bwanjye, ikamushyiraho ubunyabyaha bwawe ndetse bwose, hanyuma agapfa apfuye mu cyimbo cyanjye, hanyuma ubukiranutsi bwa Kristo Yesu bukaza bukabarwa kuri wowe. Bibiliya ni kuvuga ijambo ry'Imana, kutigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke ugukiranuka kw'Imana. Bavandimwe, bantu mudukurikira buri munsi, mukwiriye gusobanukirwa icyo Imana yadukoreye muri Kristo Yesu, kugira ngo mu by'ukuri mutazarimbuka. Nanjye narindi mu rujijo, ndi mu buyobe bugiye butandukanye bwo guhanurira abantu, nirirwa mvuga ariko ibyo ndasobanukiwe, ariko nta gakiza nyakuri kavuye mu ijuru nari mfite. Agakiza kuzuye katurutse mu ijuru ni ukumenya neza ko wamaze kubabarirwa ibyaha byawe mu by'ukuri binyuze mu maraso ya Kristo Yesu yamenetse ku musaraba i Golgotha. Iyo usomye ijambo ry'Imana rirabivuga mu Byahishuwe igice cya 5 ku murongo waho wa ndetse igice cyawo cya mbere ku murongo wa 5 havuga ngo no kuri Yesu Kristo
ari we mugabo wo guhamya, imfura yo kuzuka, udukunda ndetse watwejeshejeho ibyaha byacu amaraso ye. Ni ukuvuga ngo urumva ko Kristo niwe mugabo wo guhamya ko ibyaha byacu twabyejejwe binyuze mu maraso yiwe yamenetse ku musaraba. Ndetse kandi ayo maraso yiwe yamenetse rimwe, kuko Yesu yapfuye urupfu rimwe rw'ibyaha byacu, n'amaraso ye ameneka rimwe kubw'ibyaha, ariko izo mbabazi ziba zibaye iziteka ryose. Bivuze ngo kwakira agakiza niki? Ni ukwakira imbabazi wagiriwe zinyuze mu kumeneka kw'amaraso ya Kristo Yesu. Izo mbabazi uzakiriye burya ubukijijwe. Ubukijijwe ntabwo gukizwa ruko muri ADEPR, ntabwo gukizwa ruko muri Gatolika, ntabwo gukizwa ari ihinduranywa ry'amadini nk'uko benshi babikora. Umuntu yava mu idini rimwe yajya muri indi akumva ko ari bwakijijwe. Umuntu yava muri Gatolika yajya muri Islam akumva ngo agiye kwakira agakiza. Yava muri Gatolika yajya muri ADEPR akumva ko agiye kwakira agakiza. Yava mu badive yaza muri ADEPR akumva ko ari bwo yakiriye agakiza. Iryo ni ihinduranywa ry'amadini ubukora nk'uko natwe twagiye tuyahinduranya, ndetse tukayahinduranya twibwira ko aribwo tugiye gukizwa, ariko nta byiringiro by'ubugingo n'ukuri twari dufite. Wari kutubaza ngo nonaha upfuye wajya mu ijuru? Nari kumuhakanira kandi maze guhanurira abantu, bahanuriye ndetse n'ibinyoma mu by'ukuri. Nge mpamvu mvuga ko ari ibinyoma niki? Nuko abahanuzi bahanuraga iby'agakiza, bahanuraga iby'imbabazi zizatangwa zinyuze mu maraso ya Kristo Yesu, bahanuraga ibya Kristo Yesu ugiye kuza agapfira ibyaha by'abari mu isi. Ariko ngewe ibyo nahanuriraga abantu mbiringiza iby'isi, nkabahanurira mbiringiza iby'amazu, nkabahanurira mbiringiza iby'amamodoka, nkabahanurira mbiringiza iby'amakwe, nkabahanurira mbiringiza ibyo kujya muri Amerika. Abandi nkanabahanurira mbabwira ngo Imana irabishe bajijije ibyaha. Urumva ntabwo nge nari umukozi w'Imana waturutse wahamagawe n'Imana, kuko ibyo nahanuraga ntabwo ari iby'agakiza. Ukurikije uko ijambo ry'Imana rivuga ko abahanuzi bahanuye iby'agakiza ndetse ngo bakarondora iby'ako gakiza, iby'agakiza kagombaga gutangwa. Akahe gakiza? Kw'amaraso ya Kristo Yesu yarakwiriye kumenekwa nge nawe ibyaha byacu mu by'ukuri tukabibabarirwa. Ukwiye kwizera mu by'ukuri ko wowe gukiranuka kwawe kudashobora kuguhesha kwinjira mu bwami bw'Imana, ko hari ugukiranuka Imana yatanze ari we Yesu Kristo. Ukwiye kwizera icyo gikorwa cyakozwe ukabibarwaho, wabibarwaho ukitwa umukiranutsi mu maso y'Imana, ndetse na ukajya ugenda ufite ibyiringiro, ufite ubugingo, ufite ijuru utabishidikanyaho, atari uko wagiye masengesho menshi, atari uko wagiye kizabonwa n'akanyarira no ku yindi misozi abantu bajyaho baruhiyeho, hanyuma mu by'ukuri ukizera agakiza ko ibyaha byawe wabibabariwe binyuze mu maraso ya Kristo Yesu yamenetse ku musaraba i Golgotha. Ubyiringire, ubyizere, kuko ijambo ry'Imana rirabivuga mu Baheburayo igice cyaho cya 10 murongo ndetse wa 10, havuga ko uko gushaka kw'Imana ariko kwatumye twezwa. Icyo Imana yashakaga kwari kugira ngo twezwe, kwari kugira ngo tubabarirwe. Gushaka kw'Imana kwari kugira ngo twezwe tubiheshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka ryose. Amaraso ya Kristo Yesu yaramenetse, ameneka rimwe. Ndetse icyo Imana yashakaga, ntabwo yashakaga kutunga amataje n'amataje, ntabwo yashakaga kutunga amadege, ntabwo yashakaga wiga amashuri atabarika. Nubwo nabyo kubyiga ari byiza, ariko icyo Imana no gukora ibyo bikaba ari byiza, ariko icyo Imana yashakaga kugukuraho ibyaha byawe, yashakaga kubabarirwa ibyaha byawe, ntuzarimbuke ukajya mu bwami bwo mu ijuru. Murakoze bavandimwe, nagiraga ngo nkubwire ko ukwiye kwizera icyo Imana yagukoreye muri Kristo Yesu, ko Imana yiyunze nawe binyuze mu kumeneka kw'amaraso ya Kristo Yesu. Warakijijwe, byizere nawe uragwe umugabane utazakwa, nawe ugenda n'ibyiringiro bifite ubugingo, wirera amahoro. Waba uri mu kazi ufite ijuru, waba uri mu rugo uzi ko ufite ijuru, waba uri mu modoka uzi ko ufite ijuru. Udakesha imirimo yawe, udakesha ingeso zawe, ahubwo ukesha mu kumenya imbabazi Umwami yakugiriye igihe amaraso ye yamenekaga ku musaraba i Golgotha. Turabakunda cyane. Imana ibahereza umugisha muri byose mu izina rya Yesu. Amen.